twongeye tubahaye ikaze rero ku ngingo yo kuwa gatanu kuri izi ngingo z'urunana rw'uruhererekane rw'ibyigisho biyobora abakuze kwiga bibiliya. Turi ku cyigisho cya karindwi, tugeze ku ngingo ivuga ngo kwifuza ko uwiteka abana nabo. Iyi ngingo rero yashishikaje nk'uko twazirebeye hamwe izindi ngingo zabanje, by'umwihariko muri iki cyigisho cyacu gishishikaje kivuga ngo kuyoboka Imana bidasubirwaho, kuramya Imana uri ku rubuga rw'intambara. Yego, noneho iyi ngingo rero ivuga ngo kwifuza ko uwiteka abana nabo ifite undi mwihariko bitandukanye n'ingingo zabanje. Nubwo wenda ari urunana narwo, ariko noneho hari ikindi kintu bari gusa nk'abasaba Imana. Noneho ubwa mbere basaga nk'abakora ibikorwa, ariko uyu munsi noneho hari ikindi kintu bagiye gukora. Rero reka ubanze dufashe mu isengesho, noneho twinjire. Turabashuhuje nyine muri kumwe n'abavandimwe banyu Letitia na Joshua. Reka dusenga Imana. Turagushimye Mana nziza, nanone kudukunda kandi utugirira neza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amena. Mu gitondo nk'iki twifuje kubana natwe, bana natwe turakwinginze, kandi kuko wasezeranye ko uzaba Imana yacu tukaba ubwoko bwawe, tugirire neza. Amena. Mwuka wawe wera atubere umwigisha. Amena. Muri uyu mwanya turi kwiga ijambo ryawe, inkomyi yose yatuma ijambo ryawe ridashyika muri twebwe ikurweho. Utumare ubukene nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwawe buri. Imbaraga yawe iri mu ijambo ryawe ikorere muri twebwe, iduhindure abo ushaka ko tubabo, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego rwose, rero turi ku itariki 13 Ugushyingo, iminsi iba yagiye. Tukaba rero tugeze ku ngingo yo kuwa gatanu ivuga kwifuza ko uwiteka abana nabo. Baratubwira ngo dusome muri Yosuwa igice cya 18 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Bakatubaza ikibazo kitangira ngo ni ikihe gikorwa cyatumye Yosuwa abahagaritse umurimo wo gutanga gakondo. Dufashe wa 18 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo imiryango 7 ituma intumwa zo kujya kureba uko bakebewe. Nuko iteraniro ryose ry'Abisirayeli riteranira i Shilo, bashingayo ihema ry'ibonaniro. Igihugu cyose kirabagomokera. Turebye mu zindi verisiyo za Bibiliya batubwira ngo igihugu kirabayoboka. Yego, bari baramaze kuhigarurira. Kandi mu Bisirayeli hari hasigaye imiryango 7 itaragererwa igihugu ngo kibe gakondo yabo. Aha, noneho nicyo kibazo batubwiraga ngo ni ikihe gikorwa cyatumye Yosuwa abahagaritse umurimo wo gutanga gakondo. Mbere y'uko wenda duhita tugisubiza, reka dusome iyi paragrafu ya mbere uhita usoma n'iya kabiri, birahita bidufasha ku cyigisho kuko nabonye bifitanye isano. Nyuma yo gusobanuza neza ibice by'igihugu byari byarahawe imiryango 2 minini ndetse n'igice cy'umuryango wa Manase mu ruhande rw'iburengerazuba bwa Yorodani, iyi mirongo yerekana iteraniro rinini ryari ryahurijwe i Shilo ahatangiwe gakondo ku miryango mito 7 yari isigaye. Komeza. Ngo gushingwa kw'ihema ry'ibonaniro, ubuturo bwanjye, byerekana gusohora kw'isezerano Imana yari yarabahaye byo kuba hagati mu bwoko bwe. Mu kuva 25 umurongo wa 8 wibuke hari amagambo avuga ngo kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Yego. Kandi bigahishura insanganyamatsiko y'izingiro iri muri iki gitabo. Kuba Imana iri hagati mu Bisirayeli byatumye bashobora kubona igihugu, kandi byagombaga gukomeza kuba isoko y'umugisha ku Bisirayeli, kandi binyuze muri bo bikaba n'umugisha ku isi yose. Amen. Amen. Kuko Aburahamu yari yarabwiwe ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, uzaba umugisha, kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa iki? Umugisha. Kuramya Imana rero, gufata urwego rw'izingiro kandi kukarutishwa ibindi byose, ndetse kukarutishwa no kwigarurira igihugu no gutanga gakondo, kuhaba k'ubuturo, ndetse nyuma yaho bakagira igicaniro cy'urusengero. Byari bikwiriye guhora bifasha abantu gusobanukirwa ko Imana yari hagati muri bo, ndetse n'inshingano bari bafite yo gukurikiza isezerano ryayo. Amen. Muri make, mu gihe bari kugabana gakondo babwira bamwe ngo mujye aha abandi ngo mujye aha, bageze i Shilo barabisubika barabihagarika, barabanza bashinga ihema ry'ibonaniro. Yego. Nko kugaragaza ko ari ryo zingiro ryo kuba bahawe gakondo yabo. Kugaragaza ko Uwiteka atuye hagati muri bo.
ntabwo rero Uwiteka aza nyuma y'imishinga yacu ahubwo aza mbere. yego, aka kantu rero reka tunakagereranye. Urumva hari imiryango minini yari yamaze guhabwa gakondo, bamaze no kubakatira. Sinzi interuro bagiye bakoresha ngo kubakebera. Ariko iyo nteruro hari igihe gukebera umuntu, hari n'igihe bajya babikoresha bari kuvuga kumushwishuriza. Ariko hari abantu bo mu gace, cyane cyane abantu bo mu majyaruguru, bagira ukuntu bita ngo gukebesha. Hari baba nyine mu buryo n'ubwo mu cyacumi bajya babikora, ugasanga hari nk'ahantu yateguye babita gukebesha ngo kizajya kivamo akajya gitambaho. Ntabwo ari mu majyaruguru gusa, burya abadivantisite uretse twebwe i Kigali tutagira aho duhinga, ubundi mu cyaro umuntu ufite umurima nk'urutoki, yego, kuko ni ibintu biba bitazahinduka uko yahateje intambwe z'icyacumi. Niba urutoki rwe rufite metero 10 kuri 15, haba hari igipande gifite metero 1 kuri metero n'igice, urumva, akahakebesha mugani wawe cyangwa akahateza intambwe bagateramo n'imiyenzi, akazajya babizi ko igitoki kizajya kiva aho hantu atari iki. nagira ngo tubyumve. Hari abantu bumva gukebesha. Rero kubakebera gakondo barerekanaga bati umuryango wa kanaka, umuryango wa runaka uzaherera aha, uwa runaka uherere hariya, uwa runaka uherere hariya, yego. hanyuma abari bafashe hakuno ya Yorodani bahaberetse, abari bafashe hakurya ya Yorodani bahageze barabanza bagishiro babamba ihema ry'ibonaniro, yego. bashinga ihema ry'ibonaniro. Urumva ni ikintu gikomeye Yosuwa yakoze. Hano hari ikintu atakoze kimeze nk'icy'abana badashima. Hari umwana ugurira nka biswi cyangwa umukati cyangwa ikindi kintu, warangiza ukamusabaho kamwe agahisha. Rero nubwo tubigize dutyo, Uwiteka kimwe mu 10 yaduhaye, aduha imigisha 10 atwaka umwe, bigorane. Mane tubabarire ngo kwifuza ko Uwiteka abana nabo. Barakoze barakora, agatima karatera, baba bahagaritse gato. Ubanza hari abenjeniyeri cyangwa abantu batekerezaga b'abanyamipango baranarebye baravuga bati reka tutareka kubanza gutanga gakondo hose, rya hema rikaza kujya ahantu hadakwiye, reka tube dusubize turebe ahantu turishyira koko twese tuzaba turireba koko. Uwiteka be hagati muri twebwe. Hano batubwiye ngo turebe mu Baheburayo igice cya 6:19-20 ni amasomo yo mu Baheburayo agira muri 3 batubwiye gusoma. Ngo ni iki twe nk'abakristo badafite ubuturo hano ku isi bugaragaramo ubwiza bw'Imana iri hagati muri twe dushobora kwigira ku gitabo cya Yosuwa. Reka turebe mu Baheburayo 6:19-20. Umva icyo Pawulo yavuze. Yego. Aratubwira ngo ibyo byiringiro tubifite nk'igitsi ku mutima gikomeye kandi gishikamye, cyinjira hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije, amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Amina. Ni ibyiringiro bimeze nk'igitsi ku mutima. Ibyo ngibyo nibyo bikwiye kubaho, bikatubera nk'uko twaba dufite ubuturo bwera bugaragarira amaso. Ibyiringiro bimeze nk'ikidutsi ku mutima. Yego. Uzi ikintu gitsika umutima kikubuza amahwemo, ntiwasinzira. Urumva ntabwo ari ibyiringiro bije bibaye bitanahari ukumva ntacyo bitwaye. Yesu yatwinjiriye atubanjirije amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Yesu yinjiye ahera mu buturo bwo mu ijuru. Ibyo byiringiro nibyo bituma duhora dutumbiriye ahandi nyine, aho Yesu ari. Ndabikunze cyane. Baravuga ngo kugaragara k'ubuturo ntigukwiriye kuza nk'ikintu gitunguranye, kubera ko insanganyamatsiko y'ubuturo yakomeje kwigaragaza mu nkuru zo mu gitabo cya Yosuwa binyuze mu isanduku y'isezerano. Iki cyari igikoresho cy'izingiro mu byabonekaga mu cyumba cy'ahera cyane, kandi cyagaragaje imigabane ibiri ya mbere y'iki gitabo, harimo kwambuka Yorodani no kwigarurira igihugu. Noneho binyuze mu gushinga ihema ry'ibonaniro ahantu h'ingenzi hakorerwaga umurimo wo kugabanya abantu igihugu, Yosuwa yerekana ko ubuzima bw'Abisirayeli bwose bwubakiye ku buturo, ko ari bwo cyicaro gikuru cya Yahwe ku isi.
nkunze n'andi magambo Pawulo akoresheje ngo bidutsika umutima. Aba bantu ntago bari kuryama, ntibari ntabwo nzi nimba abantu turi kumwe bari kumva gutsika umutima. Ni ikintu gikubuza amahwemo, ukarara udasinziye kubera ko icyo kintu kiri kuba. Ubwo rero ibi nabyo byari twabonye ko kubaka igicaniro cyangwa igicaniro cy'uyu munsi ari ya masengesho no kwiga ijambo ry'Imana. Ese bidutsika umutima kiba ikintu cya nyambere cyangwa ni ibintu biri aho ngaho iyo ubyibutse urasenga wabyibagirwa ngo nuko ngo byabaye? Ngo birushaho kuba ingenzi kuri twe abakristo tubayeho mu gihe cy'umunsi w'impongano nyirizina washushanywaga n'ibyabanje kubaho, guhanga amaso ku buturo bwera bwo mu ijuru mu gihe turwana intambara n'ibihanda byo muri iki gihe cy'amajyambere birwanya kwizera kwacu, ibyiringiro byacu n'umurage wacu wo mu byamu. Ibihanda Joshua, ibihanda ibi giant nidukomeza kwiringira ubudatezuka umurimo Kristo yasohoreje ku musaraba n'uwo akorera mu buturo bwo mu ijuru mu kwizera, dushobora gutegereza igihe Imana izongera gutura hagati mu bantu bayo, ariko kuri iyi nshuro izabana nayo nabo ubuziraherezo. Amena. Batubwiye ngo tugereranye n'ibivugwa mu Byahishuriwe 20:3. Ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, Imana izabana nabo, izaba Imana yabo, nabo bazaba abantu bayo, izaturana nabo. Amena. Amena. Kandi ngo izahanagura amarira yose ku maso. Ngo dukwiriye guhanga amaso ku buturo bwo mu ijuru igihe turwana intambara n'ibihanda byo muri iki gihe cy'amajyambere. Ibihanda rero ngo birwanya iki? Birwanya kwizera kwacu, bikarwanya ibyiringiro byacu n'umurage wacu wo mu byamu. Bitsindwe mu izina rya Yesu. Amina. Ariko ibyo bihanda ni ibi icyo kwibuka, mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi tuzabyongerera. Satani we rero agatuma iby'inyongeza ari byo tubanza. Harimo gushaka ubutunzi, gushaka icyubahiro, yajugujugu twabonye, kuvuga ngo baransize, ejo nzamera nte, nakerewe, umwanya sinawubona, umwanya w'amateraniro sinawubona, ndananiwe. Uzi ko dusigaye dusibya n'abana kujya gusenga ku isabato tukabohereza ku ishuri kugira ngo icyo gihanda cyo kiroroshye cyo gushaka ubwenge. Ibaze igihanda ahubwo se imirimo runaka dukora ugasanga urigomwa kujya gusenga kugira ngo byibura icyo gihanda ugihaze cyangwa se kikakuniga kikagutwara. Imana idufashe rero iturinde ibihanda by'iki kinyejana. Dufashe mu isengesho risoza, ubundi ibindi tuzabibona muri comment section aho batazadusangiza ibindi bihanda bimeze nabi kuri iyi si ndetse n'uburyo twava mu maboko yabyo. Ingingo y'ejo kuwa gatandatu izabitubwira ngo ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Tuzagerageza kuganira kuri comment abantu bazaba baraduhaye, ku bibazo bazaba barabajije tuzafatanya kubisubiza, ndetse dukeneye n'inyunganizi, si n'ibibazo gusa, dufatanye kugira ngo tuzajye turushaho kwiga ibi byigisho dufashijwe na Mwuka w'Imana. Uyu murongo ni uwanyu, turi kumwe. Ushaka kudusangiza igitekerezo iyo comment section ku buryo umuntu uwo tutahura, ubwo buryo ni uburyo bwiza kandi tuzayatuganira biruseho. Reka Imana izabidushoboze. Turagushimye Mana nziza, nanone turagushimye kubw'uyu mwanya wabanye natwe, izina ryo rihabwa icyubahiro. Amena. Tubonye ko uburyo rukumbi bwo gutsinda ibihanda byo muri iyi si y'iterambere ari uguhanga amaso kuri Kristo uri mu buturo bwera bwo mu ijuru. Amena. Kristo we tuguhanze amaso, uturwanirire kandi udutsindire. Amena. Uturinde gucurika umutwe mu bitagira umumaro, uturinde kubanza ibyakabaye inyongezo, ahubwo ube nyambere mu mibereho yacu. Ngwino ubane natwe, kandi warabisezeranye kuzabana natwe. Utubere Imana, tukubera abana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza, impagarike n'ubugingo, Imana n'amafaranga, muhirwe na byose muri uyu munsi. Imana ibarindire iminwa n'imitima bye kuyikoza isoni, kandi turwane n'ibi bihanda. Ariko tubitsinde. Amen. Yego.